bonzo. Bonzo. Yatwereye ngaho ndirambe si. Oh shit. Magana tana ariko nanjye ndanze mbaye mgaruka kwerereza umuntu urya spadipe. Yesu. Akashaka mwereke. Ari bumbone. Ndanze mbaye mbwa kwere. Ako si moka nagumoka ngiye ubundi. Nako mamaga nakabwana none. Jesus is Lord. Uri senyisa icyakora zarye ibishyimbo bidakaranze nabyo kandi. Yesu. Muraho neza mabuje nako databuje. Yego muraho neza. Wese gahunda warayibagiwe. Gahunda yese none umwukagira Imana. Umva ho bera imbesiro so bekeje ubundi nzarongora. Uzarongora nditeguye nyine ndanarayityaje pe. Wese warayityaje waratwerereye. Gutwerera se nabyo birimo. Wagartyaza amacumu kunda we wowe kuzuba uzataha uko uzatabuka utatwerereye. Harya gutwerera nabyo biba birimo. 500 yawe uhana uzicara urahazi nta nubwo kwicara kune ntago byemewe. Yesu. None se ubungubu koko ubuse koko. Umva. Nukuri nza uzareba ukuntu ngende. Uro kurya amasupadip ubwo nzagutobera igisupadip uzakirya ubwo we turi kumwe. Amafaranga yabuze pe. Kaburire nyine. Gartyazwa amacumu we. No. Batuza nzagaca ubwo nyine uzana icyo gihumbi vuba kandi ndaza mukanya kukireba. Sawa ariko simbizi neza. Oya ibyo ruwaki wagikore byo ntago mbizi bye. Ibyo birakureba. Iyi ntwererana iragucamo kabiri. Sawa ubwo sinzi rwose uzankiramo n'imiyagega. Bye sawa. Ndusigaye iki boss. Kumenyana n'imbwa ntako nkiyo menyana nka Bill Gates bose mama magara ati mwire Bill Gates wa maes. Kumenyana nyine n'imbwa zinanga. Ubu ngo yagiye guhita mbwira uburyo nyina yapfuye kandi ari muzima. Shaho. Kwa kiboss. Reka ngombere mbere kiboss nyine. Mukuru wanjye. Bite tonto? Sawa. Ako kiboss turanganye. Eba ni ibintu bimeze nabi. Ibyo byabimeze nabi twe tubiretse kwa gatandatu gahunda urayizi. Yewe umva hano umukera rero umva nzarongora kwa gatandatu imfatation ibatira kugezo ntago mbizi ubwo we mbwira intwererana irihe. Kandi nejo buzaba ubwo ntuzahagera. Nzagomba kuhagera ngomba kwakira mukuru wanjye. Uje gukora iki? Utatwerereye. Ugomba kugira ukumvenza nawe mukuru wanjye. Oya ubukwe bwanye nta bavumvye babamo n'uburi VIP buzaba burimo umuntu bita Bonso yatwerera ubwo we nimba uzavumba. Nukurebera ndi ku gasozi ukurira igito kareba kandi naho kareba mu seconda 16 tugahita utaha iwanyu. Oh shit. Oya stumva. Ndaje iwanyu mukanya ugurisha kaga televiziyo na kuntwerere nta kibazo. Yesu. Sawa. Mukobwa kamamagane Nsigaye amasegonda 16 tugiye kwamagaza abantu 65 kandi byose biravamo. Jesus is Lord. Mukobwa segonda biravamo. Yewe akinzara ibisho umunyarwanda. Allo. Yes, ado. Bite mabo? Ni sawa bimeze bite sewo? Imishana nigezeho kutihuta kandi ejo bundi harubuka kandi ukaburi gutinda vuba wagira vuba ibintu byihuta dore ejo nubuka kandi utinze byaba nabi izaza cyangwa ntago izaza. Kuko nari ntegereje ngo babana Oya umva izaza cyangwa ntago izaza. Sawa bye sawa. Oya sawa nyine. No. Sekondari yenwe. Uyu we rwose nubundi ndabizi nimbwa n'ukuvumba nta kintu kijye kimugenza kizima. Kuboga. Ako kuva kera ari indayi uyu muhungu. Ari indaya sambana kubi. Allo? Yes boss wanjye.
wanjye bimeze bite wowe ko nta kintu uri kumbwira kandi ejo bundi ari ubukwe kandi ukaba uri gutinda ntarabona intwererano yawe uri he ejo bundi kandi buri ejo wowe mbwira ufite amafaranga kuri mobile make cyangwa ntayo ariho oya nagahumbi ndahita nkagwara umva ubwo ngiye kuza kuri aka kanya kugamba itukama nta bindi ubwo ngubwo ndaje sibyo ubwo turabonana we sawa okay none reka nitegure njye kureba inote zanjye si ubukwe gahunda y'ibishyimbo yigeze oya ajye kwitegura dore ubukwe kuri wa mugore ibintu nzamukorera siyimuka we no. Siamo nayimbije kunishyuza. Ubundi se kwishyura. Utwerera n'itegeko. kuva kera sha amafaranga yanjye ari Ayahe? ngo yahe yo hanyumvira imbwa wana amafaranga yanjye ari hehe y'intwererano uzi ko uzatabura buko twatwerereye kaga televiziyo kare ahubwo tuhite duca umugani nabonye n'umukiriya tukagurisha tuhite tujya kwipangira ubukwe Aga televiziyo wanguriye wa mbwa we? yumvira jaja wala imbwa Imbwa nyine. Ubundi nta nubwo ubwo bwanzana butaha. wese ari rukansu ugiye hehe nimba ntabwo uzataha nzakubona nzaguca ijosi kumanyana namwe ngo bose igice naho Imbwa si nko magira amasaha nyine. bite mushuti umva nyine bya bindi gira nta kundi nta bigira mu bukwe ntabwo uzagira azana ayo mafaranga kandi unagwera ku 10,000 niyo make Ko nari nsigaranye igiceri cy'ijana cyonyine cy'u Rwanda turebe nacyo nari ngiye kukigura. turebe Ni ukuri pe. ubusa amagambo mvuze yonyine yagurira amafaranga ijana kukigura umunyu se. ubwo uzicara mu bishyimbo umva nanjye nzanywa fanta. fanta ubwo turi kumwe ejo ntuzana butayi ushinze komeza wiryamire mwana Gavos. Sheri. Rero abantu bagiye kuza kunsura bari nyine bari budufashe muri ibi ngibi turimo abana ntabwo twabyifasha twenyine reka nje kubareba urakomeza icaranga ntugire irungu sibyo nta kibazo ako nijoro waraye ukoze ibintu ndemera nindabikwigishije umva byari birenze maze ako nanjye ndakora ni surprise nagira ngo ukorere biriya bintu rwose biraryoha kurya ibishyimbo biraryoha sawa nyine reka mbarebe ubwo bashaka abana barebe ntacyo ndabona numva nawe urankurebanye ako wajya bambwira ngo ndimbwa nimba ndiyo koko kwigoza umugore si uwo muntu ubivuga ni umusazi bitera umugabo wanjye bagarisha komera muvanye. Komera. Icyo kirori kirashyushye. bahageze ninde ubatumye aha ngaha Amafaranga yanjye ndebera warayi dore jaja wowe nguje ngo kuzima none senyise zanjye naguhaye zari iziki? 500 500 nyine. waje kureba uko cyangwa waje kurya reba umugeni uhita utanga umugeni ajya mu gifu oya. Mary mugore wanjye uyu nguyu ni ku bishyimbo kandi hasi wowe waje kureba umugeni nguriya nguriya None se amafaranga naguhaye si igiceri cyawe cy'ijana tuba agashyimbo kamwe n'atanu iminota 6 ukareba umugeni ugahita utaha wareba ugaha no. akalomba namwe mwebwe wese amburizo ngwete we bonze witegera umugore wanjye sha none se oya wicara ku musego kandi akudebera abantu babirimo ugeze mu bakinisha usa cyakubone sawa cheka na wundi
bose baje kanije wikinga musaza nanjye wikinga kare mugabo nawe uko kuyaje gukora iki uje kumara icyanga musaza nanjye mu bukwe akwakira nyine tutaha ubukwe dore ngo buriya tutaha nyine ntiwaburebye se bare no uretse waje gukora iki ntiwatwerereye nta kintu kimwe wazanye aha kagaterezo se nakwiye tukagurisha ukanga ese televiziyo ikora ubu yawe we mukanduje kuri ejo wayindi agerayo waranigire no mu bukwe ndebe no mugoro wa ntebera jaja wara umva icara hasi nabyo kwicara mu ntebe bro abandi basigaye no nyine abataraza bararya ibyanyine byasigaye umugore nisa kuri ya komba dore ngo akunda ibintu byasigaye cyane murakoze munyanganira ubukwe ndakeka bwagenze neza akanga twese turabagaho ariko harimo imbwa imwe rwose ngero mbarigera uyu muntu rwose dore ntimumurebe uyu nguyu ntimukibone gutya kibyimbye nta rumwe cyazanye ahangaha kije kurya gusa rero namwe muco urwo rubanza kiguma ahangaha cyangwa kigende ubwo nyine aragenda cyangwa natwe mudusubize yacu ubwo se ni mu byumva ibyo da none se ubwo yarya nta kintu yatanze nyine ntagende none se uraba utatwerereye mani ukabura kugenda genda nyine uzi ko nta nkuru ivugira umusozi busa utaratwerereye no se nkaho urikanga ibiki ubundi se wasohotse birumvikana ibyo mwavuze nibyo mugore wanjye mwiza uyu mugabo tumukorera iki gusa wamukoreye iki kirenze sinumvise mu bukwe nyine tuzakoreshamo n'ibishyimbo no kumukubita igishyimbo kimwe ukarenzaho deseri y'umugeri ushaka umugore mwiza rwose ni mumuha amashyi bose mumuha amashyi wambesere warakoma amashyi waratwerereye mukoma amashyi okay urabona ukuntu cyamushyize akaguru vana ko kagura gusa Felicitations mu biki si kiriya kiba kiri mu biki urahubuka ubundi urivoka sizana biriya bishyimbo kuba turye ibintu biba biraba gira vuba igishyimbo kimwe n'umugeri ndakora mutareba zana ibyo biryo badutegurire turye kugira ngo ubibone neza ko byambabaje ibintu uri bubiguserive ibiryo nyine ese urumva ari ibitaka bazana ubukwe buraryoshye we imbesirera tangiza cyagubomba icyawe kivuyeho no yibashire uko nagize ngo ugicurisha ku gishyimbo nyankirwa iki tutatwerera icyo kineye umwaka ntahajya nyine ako si ibi ni iby'abanyarwanda urimo urabaha byinshi umenye ko harimo umuntu gira icyawe kivuyeho hagiye kuza n'inyama none utangiye gushyugumva ibishyimbo ibi bishyimbo akira tutaha nyine tu akira utuse urimo uramuha byinshi sheri urimo uramuha byinshi ntabwo ubona ko atatwe njye naratwerereye ntabwo ari gira gabanya subizaho bibiri zana hano shyiraho hano zo ni inyama z'abashisha reka ko nturya ariko naratwerereye utubwira ngo kandi wasanga ari wandi wazanye isengizi sawa rero sheri kanze mbanze nanjye numve ukuntu byari bimeze siko mbona umugabo ari no ibishyimbo bikaryoha ngaho gufu ubutunge ubu wabona ubinyatse nabonye ukunda ibishyimbo kuba harya ngo nizo nyama z'abashi oya teshane we byaramuhenze umugabo wanjye si arimo arajya abantu batatwereye biyabonesha ko wabona wabona agiye kurya wabona hari n'ikintu ugiye kumbwira si umugabo wanjye utari no kubanguka ntabwo abona ko ibyubu bisigaye bikoreshwa amasinye ni danje none se ngo kapo meze bite ariko twaniganywe n'ijambo bavuze intwererano nkeya wambwawe
Wambwa we genda wambwa we. wewe ni wanyu wazakorera kuri bono No. Sasa nibyo bishimbo sha Westu koromike Izo sambusa cya kivumbyi bakirukanye. icara hariya man icara Baby ngenda shaka sambusa njyenyine. Mutemo yigabana mwe bayigabana. akira Isambusa ishumye nge nayo nanje. utahi wanyu je kwa nyoko Ariko wamugena nawe ugira inda. anazamusa karyoha Rwatanze ngabo. mutare ko tugiye kubyama bakubyama saje mutaye wanyu katagira mukajye mu gito tubaherekeze. Harimo ararya ibishyimbo cyane kandi hari abandi oya. Sebezamo wacu. Biga wamugena. Ufashe cyane koko. nangari mambo wabatosha nangari mambo wabatumurya byinshi byarabarenze Yewe. Baye nyamboro baye nyamboro. dai wanyu we nakuri kumva we Tujyane. tujye kuryama Mbega ubwo bwari buryoshye. ewe ninategura Nongera nkahe kabisa wankoye neza. Dore wankoye angahe? Inkoko. No.